nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ingejeje hano amahoro mu giterane cyanibutse iminsi ya kera. Cyanibutse iminsi ya kera abantu bateguye iki giterane bagashyiraho uyu murongo kuvuga ngo nibutse iminsi ya kera. Ni ukuri ndabashimiye mu bakomera amashyi Imana ibahe umugisha. Noneho mukomere n'Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi n'imbaraga y'Imana muyongere. Ndumva ari make yankurikije ibintu Imana ikoze kugeza muri uku kwezi kwa 12. Imana muyihe amashyi n'impundu nyinshi cyane. N'ubwa mbere ngeze hano nshimiye Imana ihangejeje, ariko mbere kugira ngo ngire icyo mvuga ndashimira by'umwihariko ubuyobozi bw'iri torero bwicaye bugatekereza ko naza hano gukora umurimo w'Imana. Ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Icyizere mwangiriye nanjye ngihaye agaciro, kandi rwose nciye bugufi imbere yanyu mbashimira iki cyizere mwangiriye muri uyu mujyi ndetse no hanze yawo, ukavuga ngo Mama Leonera azaze muri iki giterane. Mbihaye agaciro n'ukuri rwose. Hanyuma nongeye kubona uyu mukecuru intare ishaje, ndamukunda cyane. Aho twamenyaniye sindabona agabanuka cyangwa ngo yiyongereho ikiro, ahubwo mu mwuka bucya agira udushya tw'umwuka wera. Ari intambara yarwanye ntashobora, buri muntu agira urugamba ashoboye rwose pe. Aho tumenyaniye arimo ararushaho kugenda amera neza mu mwuka. Twagiye duhurira ahantu henshi, ariko urugamba yarwanye Imana igakora imirimo ikomeye. Imana iguhe umugisha rwose. Ndagukunda mama. Imana iguhe umugisha cyane kandi utagura. Tugiye nitwa Nyirabagenzi Alice, niyo mazina yanjye, ariko banzi kuri Mama Leonera. Nkaba ndi umugore ufite umugabo n'abana 3. Mba muri uyu mujyi wa Kigali. Ndi umunyarwandakazi. Hanyuma ndumva ibyo bihagije. Ni ubwa mbere ngeze hano. Sinzi nibiza gukunda turabaha n'ubuhamya. N'ubuhamya turabufite pe. Turabufite bw'ibintu Imana yakoze, bw'aho yadukuye. Akenshi hari n'igihe abantu babyibazaho duhora tubivuga, ariko ntabwo tuzanabiceceka. Tubatangarije hakiri kare ko tutazabiceceka. Bazihangana, nta nubwo tuzabishinga. Ntabwo tuzi, twayobeye impamvu batavuga aho yabakuye. Ntabwo tuzi impamvu bo batavuga aho yabakuye. Twanabahaye n'umwanya ngo bavuge ibyo yabahaye, ntabyo bavuze. Hari igihe tubana n'abantu tutazi, tuzabyihanganira. Umuntu ntiyigeze avuga aho yakuvuye, ntaravuga n'iby'Imana yamuhaye. Hari igihe tubana n'abantu tutaziranye. Uyu muntu uteye atya rero, kugira ngo uzamunezeze, niyo wateka ibuye rigashya cyangwa ugashingirira ishu rikazamuka, ntiyakwemera. Ni ukujya tuvuga aho yadukuye n'ukuri, ariko harakomeye. Hadutera kugira imbaraga z'aho itugejeje. Birashoboka ko hari abantu bambonye bwa mbere, ariko ndazi neza ko Imana iramfasha mu nkundi, kuko ndabizi mfite igikundiro. Ntabwo ngiteye agahinda nka kera. Hari igihe nari nteye agahinda, ariko ubu singiteye agahinda. Ndi umubyeyi uteye impuhwe. Wenda nta ukundwa na bose. Nabonye igihe umuntu utankunda ni nk'umuntu ufite ikibazo cy'abadayimoni bo mu cyiciro cya mbere. Ariko nta nubwo ari itegeko ngo mu nkunde, ariko Yesu yasize anabitegetse.
avuga ngo mukundane. Reka tusome amagambo y'Imana dusanga muri Zaburi ya 43 umurongo wa mbere. Zaburi ya 43 umurongo wa mbere. Haravuze ngo Mana uncira urubanza umburanire n'icyanga bitagira imbabazi, unkize umuriganya n'ikigoryi. Kasubiremo. Zaburi ya 43 umurongo wa mbere. Aravuze ngo Mana uncira urubanza umburanire n'icyanga ritagira imbabazi, unkize umuriganya n'ikigoryi. Abatesalonike ba kabiri cyangwa se urwandiko rwa kabiri rw'Abitesalonike igice cya 3 umurongo wa 2, uko umva uko havuze. Kandi ngo dukire abantu babi b'ibigoryi, kuko kwizera kudafitwe na bose. Numva twarangije gusoma urwandiko rwa kabiri rw'Abitesalonike igice cya 3 umurongo wa 2. Kandi ngo dukire abantu babi b'ibigoryi, kuko kwizera kudafitwe na bose. Nayo magambo tugiye kuganira kugira ngo bikorohere no kufunga Bibiliya, kandi kugira ngo nanjye binyorohere, nuko atari ngombwa kunkamera mari ubuhombye cyangwa kuzenda nk'iminota 5 ya mbere kugira ngo ubone agafoto ko kwereka abantu ko Mama Ronere yaje sava. Ariko iyo mumbabarire kuko ndabanza mbisegure, hari igihe umuntu abivuga bamwe bati amaze kumva kwiyumva. Impamvu hari igihe ubona umuntu yarangariye muri telefone, aho ngiye akajyana nanjye kabona yarangariye muri telefone, kandi hari ikintu Umwuka Wera ari kumubwira, ariko barimo avuga ati Imana munyuremo numva icyo ushaka kumbwira. Noneho rero niyo ugacanye, ufite ikibazo cy'amaso akabije, iyo ugacanyeho mpita ndeba ibikezicyezi. Rero ntazajya nirwanaho, nta muntu wo kundwanaho nzabona. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Uraza kwihangana ntangira mvuga gake, rimwe na rimwe ukagira ngo nta kintu mfite, ukagira ngo nje gupfunyika. Ni ukuri pe, sinjya mpfunyika, nta nubwo mfinina pe. Ariko buri impamvu ntangira mvuga gake, wenda tuzagenda tuyimenya. Tugiye kuganira kandi turi bukundane, turi bunasenge. Hari n'ibintu biri burangire. Ubu tugeze ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Kuva mu kwa mbere kugeza iyi tariki, ndashaka kuvuga ibintu Uwiteka aturokoye, kuko uyu mwaka turaburya ndabizi. Iyo urupfu ruri ahantu ndabimenya, aha nta ruhari. Murawurya muhumure, ubunane muraburya pe. Ubwo ndi bubasengere mbasabire n'akanyama gashingwa ry'inyosha, uburyo usoza unywa gasupa. Aya marembo turi buyafunguze yifunze ku buzima bwawe. Yewe bantumiye ndi n'umuhanuzi kazi, kandi yewe Imana yampaye Umwuka Wera wo guhesha abantu ibyabo. Ayo mavuta ndayafite bose. Ariko kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, dore ibitero Uwiteka kurokoye.
ishyanga ritagira imbabazi, abariganya n'ibigoryi. Ariko murumva tutarokotse ibintu bikomeye. Ndaje tuvuge kuri iri shyanga ritagira imbabazi n'umuriganya n'ikigoryi. Abagiye ibigoryi nahuye nabyo byinshi, nibyo nakubitaga. Noneho ndaguriye mu rusengero rwose. Burya umuntu utinyuka kuza kunyaka ubuzima ngo anyice aba ari ikigoryi. Bibiliya igira amagambo menshi we. Abantu rero bahamagawe barakundaga gutukana. Bibiliya yadufashije gukomeza gutukaniramo. Iki kigoryi Bibiliya kivuga ahantu henshi. Ivuga uburyo Nabali nawe ari umugabo w'ikigoryi. Nanjye ndokotse ibigoryi birenze kimwe. Ndokotse ibigoryi byashatse kundoga, ibigoryi byashatse kuntegera mu nzira ngo binyice. Ariko ibi bigoryi bikibagirwa ko ndi n'umukarateka wabitseho sentire ntwari. Kuko ntabwo wanyiyongoza. Cyakoze barenze 6 ndiruka. Uko kwiruka ndabizi. Ubona mfite ibiro bingana gutya. Ndiruka nkaniyagiserera nkajya nshyiramo na vitence ya mbere n'iya kabiri. Nzi kwiruka. Mungu wanjye niwe tujyana muri siporo akambwira ngo ariko mangu uzi ko ibiro ufite n'umuvuduko ufite bidahura. Nzi kwiyagiserera mba ndamanuka gake bugufi nkabwegeranya. Nkiruka ku buryo uvuga uti cyacu mama kwe. Kiriruka kwe. Numva rero nk'abantu bagerageje kuntega, reka nze mu mwanya nze ndabyina intsinzi. Bafashe squat. Kandi nawe bafashe squat. Ibi bigoryi by'abarozi byagerageje kugutegera mu muhanda ngo amaguru abyimbe umwaka ushize atabyimbye. Aba bashatse kuhwana n'inda umwaka ushize uyibyaye. Abashatse kusara ushize udasaze. Uzi kugira kurya ubunana udasaze. Abaguhaye ubutaraza bagufashije gukira mibe zari zarakuzengereza. Yesu we. Muri uwo mwaka ndaburiye ariko ndaburiye ndayahombeje we. Mbega amafaranga mpombeje y'abarozi. Mbega amavanse mpombeje y'ibigoryi. Katuguhe 400 numara kumwica tuzaguhasigaye. Barahombye. Impfa njyahe. N'imegeri ntizigipfa zarabuze. Impfa. Ararararara. None siyo nihinnye mu mwobo nyibwira ngo uri Imana yera bazivuga ngo ki. Irongera igapororonje. Ti mwana wa mwongereye. Ibaze rero kuroga umuntu warabubwiwe ngo mwongereye imyaka yo kubaho. Ni nko gushengerera amashu. Imana idukijije aba bantu 3 muri uyu mwaka. Shanga ritagira imbabazi, umuriganya n'ibigoryi. Nimba ufite amaboko 2 imera icyubahiro. Nagize amahirwe Imana inyehera agakiza. Ubu nimba hariho abantu bakijijwe nzamo. Muri 5 ba mbere nzamo. Nukuri ndi umugore w'umurokore. Ndakijijwe pe. Kuririmbira ndirimba ngo genda umukristo nzahora ndiwe. Nyiririmba ntafite ubwoba. Nta muntu nigeze ndyutwe. Hawe nahemukiye. Nta manyanga ngira. Nigiye umubatiza imyaka 2. Abandi bawigira amezi 3 cyangwa 6. Bajya kubatiza batesewe ko wanze kubatizwa. Kandi babibona ko mfite imbuto. Ni muri tekinike haracyarimo akabazo. Ari mfite akantu k'umujinya kanze kuranduka. Abana ntabwo aka kantu nzakajyana muri Yorodani tu. Hato katazanyokamo.
aya mazi ya Yorodani akamera nkaho akansudiriyeho, ngwana nako ngakira mu nzozi njyana akizanya muri Yorodani. Mara imyaka 2 senga nsaba impano z'Imana n'umwuka we. Umunsi wa mbere mbisaba Imana iterega ndanabiguhaye. Hababazwa n'uburyo abantu barimo birukanka bajya gushakira ububyutse kure kandi impare. Imana n'ibiriya bintu bajya gushaka binshyiremo. Wizunguza abakecuru buzura umwuka wera mpari nkiri muto. Binshyiremo. Imana ibimpaye ibimpishamo imyaka 11 nari narakowe ntegereza umugabo acaho aragenda. Umwe abadamu mwe mufite amahirwe mubona inzobe zaka mwagiye mu ngo zanyu mukiri bato mujye mubihera Imana itu. Bantu mwarambagijwe mu mwaka umwe mugakobwa mu mwaka umwe mukajya muri civile mu mwaka umwe mugakora mariage mu mwaka umwe. Ayo ni amahirwe mwagize. Harabo byahagije. Yewe narambagijwe muri 1995 bankwa mu mwaka w'ibihumbi 2000 ukwe gusohora muri 2006. Iyo myaka 11 nahuye n'ishyanga ritagira imbabazi. Ishyanga rya mbere ritagira imbabazi harimo umurozi wari ubyihishe inyuma. Yari yaramanitse ahantu yararahiye ko ntazashaka. Ndi bucura kwa mama Margarita na data Karisa. Abavandimwe banjye bari barashatse bashakira ku myaka myiza. Mpura n'ishyanga ritagira imbabazi riranzengereza. Bamwe bati ntiyakujyana, abandi bati ntimukwiranye, abandi bati ntimuberanye. Baraninyohagiza. Na bamwe mu bo twonse rimwe bantesha umutwe. Najya mu nzu y'Imana kandi ariho turuhukira, niho namenye rya jambo rivuga ngo uvunagura azamukiye imbere yawe. Uko kenyera urinde inzira. Uvunagura iyo yazamukiye muri bene so barakuvuna. Ubu mu barokore harimo abantu bazi kuvuga, babana n'ubumuga bwo kuvuga, bakuvuga bakavuga itariki wavukiyeho utari uhari, bakavuga uburyo uzapfuriyemo kandi bakavuga uburyo ntazikamera nawe. Tugira abantu babana n'ubumuga bwo kuvuga bavuga ukagira ngo bavuye kubyiga muri Cameroon. Umuntu akavuga itangira ryawe agatinyuka akavuga n'isoza ryawe, akavuga uburyo utazashaka, uburyo utazakomera, uburyo utazakira. Umuntu akavuga yarangiza akaguhamba mu kanwa ke. Iryo shyanga ritagira imbabazi nahuye nari. Ntiyakujyana, ntimukwiranye, ntimuberanye. Umugabo wankoye yahise ajya hanze. Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya. Twari ibikamyo bya rukururana ndakubitika. Nakwegera Imana ikambwira tumutegereze. Imana rero nta nubwo bigira. Mu bintu biranga yigirira imbabazi nyinshi, ariko hari akantu kayihishe, akantu kitwa impuhwe karayihishe. Ariko ku mbabazi ni ya mbere. Yeba Imana inteza abantu we barankina we. Ishyanga ritagira imbabazi riguciraho iteka kandi iyivuga ridahari. Nagera no mu rusengero ariko ubundi washatse abandi abasore ko bakurambagiza hano kanga. Nararambagizwaga we. Erega nari umukobwa mwiza. Nari mfite inzobe idafite ibintu bivanga vangiye. Kandi n'ubu urabona ko nta bintu bivanga vanzemo. Ngaho ndebera mu myaka 20 nengaho uko nasaga narakaga. Nari mfite taye nziza ntarahura n'ibigeragezo bya mayonnaise na voka n'ibifiriti.
nta musore wari kunkwa amadolari utwara ibikamyo bya rukururana ndi umuntu wa feke, nari Miss w'umurenge. Nararambagizwaga ibaza kugira ngo umusore aza kurambagiza umubwira uterega hari uwankoye atari ko ntazagaruka, ati reka dusubize inkwano waguhaye nicyo kibazo ufite, twabivumbuye nicyo kibazo ufite, turatanga inkwano yaguhaye twongere tugukwe ubundi tukujyana. Inhoya burya jya ufata ubukristo ubuvange n'ubunyangamugayo. Hari igihe umuntu agira ubunyangamugayo akaburaho akantu k'ubukristo, akaba n'umuntu w'umukristo ariko atari inyangamugayo. Ye rero narabivanze muri fiançailles. Ese ko umuntu yasize ankoye ambwira ko azanjyana, ndajya gushaka abandi nshingiye kuki? Ntampakaniye, sindi interenganya, ndakijijwe. Ntashaka nyine ubwo n'imyaka 30 ubwo nishira namutegereza ariko nta buterenganya. Ariko nakwegera Imana nkumvira vuze. Abantu mutageraho Imana ivugira, sinzi ikibazo mufite mu mutwe. Nakwegera Imana nkumvira vuze iti mwana wa, iyo umugabo n'uwawe ndi Uwiteka mvuganye nawe, niwe mugabo uzasapotinga izi mpano nagushyizemo, niwe mugabo muzasazana. Ariko rata nanjye njya gusenga Imana nari nasabye umugabo umeze nk'uko ameze. Yewe bungiramo akantu ko kwiyemera, ariko mbona ariko kadoze utwese abahanuzi duhuriraho na Eliya yarakagira. Yenda gusaba umugabo, nasabye umugabo ubasha gukorera amafaranga akayanzanira kuko njye nkunda amafaranga. Nasabye umugabo uzajya unyibwirira neza kuko njye nkunda guteta ndi bucura. Nari nasabye Imana umugabo, yewe nagiye nanabyanditse ku rupapuro njya gusaba Imana umugabo n'amakondisiyo kuko yewe nzi ko Imana ibintu dushakira bifite. Yenda mbabazwa n'umuntu ujya gusaba Imana akango Mana ngo ibyo ubona binkwiriye. Ese uri ikigori gituzabimenye? Sobanura neza ibintu dushaka Imana irabifite. Ntabwo Imana igikora ikosa ryo kuguha ibintu udashaka utishimiye, sikwiteye. Narabwiye Imana ni Imana ndashaka umugabo wivugira amagambo make kuko yewe amenshi ndayifitiye. Ndashaka umugabo wirabura inzobe ndayifitiye. Nakundaga umugabo ufite ishinya y'igikara yarayifite n'amenyo y'umweru kuko yewe nubwo mpora nseka nubona ishinya yanjye ukavuga uti mama Ronera agira ishinya imeze gutya, nukuri nzaguha 50 y'amanyarwanda. Nishakiraga umugabo ufite iwabo bakundana ko gihe nabyirutse wacu ari ku Gikoboyi. Ibyo yarabyujuje. Hanyuma mu kumutegereza barwivanga baza kwivanga mu masezerano, barwivanga baza kwivanga mu muntu wumvise ijwi, bareba ikimwicariye ariko batamenye ikimwicayemo. Nari ndi mu murongo uvuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura, hari igihe muzamenye uwo ndiwe, maze kwiyambura ubushwambagara, nibwo nzabana n'umukunzi wanjye, tugumane ubudatandukana, amarushwa n'imibabaro bitacyongeye kunanya nawe. Nubwo niraburaga nari mwiza, nari mbizi ko hari igihe abantu bazamenya uwo ndiwe. Iyo wicaye ku masezerano ujya uhumura. Hashize iminsi nicaye muri Nibature, umukobwa umwe arahaguruka aravuga ngo nintere haleluya yirukana abadayimoni bo kubengwa no kugumirwa. Ndayitera kuko cyari igihe cyo kwitereshwa. Kuri Radio Rwanda muzasabwe njyamo, urabeho mwana nakunze, urabeho ngiye i Bugande, ngiye gushaka izo
ishyanga ritagira imbabazi rigutura n'indirimbo. Ndaje dutondagurira ishyanga ritagira imbabazi urokotse, kandi n'ubundi uzakomeza kurirokoka. Undi munsi basaza banjye bati vaha, bagenda ntazi iyo ngiye, bukeye ndagaruka, mama arambwira ati uriya mwana wanjye bibyaye ikibazo irakirigata, yicarire hano. Nabwiye Imana kera ko izampa umwana w'umumansera cyangwa w'umupadiri. Imana yumvise gusenga, yampaye umumansera uvuga indimi nk'iz'abamarayika. Maze mwana wanjye nzajya nsenga ya masengesho y'iwacu mu Gaturika, nawe usenga ibyo by'iwanyu mu barokore, bimwe mushyiramo n'indimi z'abatagatifu n'iz'abamarayika. Hanyuma mwana wanjye ntabwo nzakwanga. Ndibuka igihe kimwe twari mu gihe cy'inzara yaturiye jye na mama, hari inzara ntazibagirwa. Turimo tuvuga ngo twibutse iminsi ya kera. Ubundi nta gahunda nari mfite yo gutanga ubuhamya, kuko ahantu hose ugiye kuri YouTube urabubona. Ariko kuko turi mu minsi ya kera, reka mbubaheho gake kugira ngo ninza kubabwira iby'Imana yampaye ntamera nkuje kubirataho. Hari igihe inzara yandiye jye na mama. Shaka mbabwira abana bavukiye mu biryo, akenshi hari igihe tuvuga ibi bintu ukabona turi kubajana. Kandi n'abana banjye rimwe bigeze kubimbwira bahaza imigati. Jye na papa wabo turi gutanga ubuhamya bw'uburyo inzara yaturiye, bavuga ngo ariko ubwo nta mama wanyu mwagiraga? Umukobwa ngo ariko inzara imera ite? Niburetse ejo nzayibumvisha. Bwakeye nkinga igikoni na stove, mbumvisha uko inzara imera. Igeje nka saa 8 igihungu kiti mama iwe ati nayumvise, ntiburatse banze kugera amashaka. Eno mwigize dutanga ubuhamenya mukavuga ngo turakabya, uretse sha. Asa kuma umukobwa ati pfa kumpana duke. Abagabure bumvise uko inzara irya. Rero hari igihe dutanga ubuhamya abana bavukiye mu biryo bakubitiwe kuryama saa 6. Aba bana bavuka hakurya ahangaha, mwaryaga umugati umwe wa kabiri wabananira bakahamagara abadogiteri, harya ubu buhamya bubajana. Hakaba n'abamutoka mbare bageze n'abarijijisha bigira nka za kavukire, tuvuga bakatureba nk'abambaye amarinete. Nubwo se koko ibyo turabazi, mwigize banyoni nyinshi, mwigize imvukire. Ariko twebwe tubasha kwibuka no kubiha agaciro aho yadukuye. Muziryamire muceceke munywe icyayi, ariko tuzajya tunywa icyayi tubanje kuvuga aho yadukuye. Aho yadukuye kwibutsa iminsi ya kera. Twebwe twabyukaga mu gitondo twikorera imiba y'imigozi tutabasha, utaza kubona tureshya gutya. Tubitsemo abantu bazize iminsi ya kera. Ntabwo ari uku nguku ugiye uburebure bwanjye bwari kungana iyo nagira iminsi ya kera yo kuvoma mu kabande ahantu ukorera injerekani amasaha 2 kandi ntarageza mu myaka yo kwikorera. Migozi twikoreraga mu gitondo irimo ishishi n'ingonokera, ugahinga utarageza ku myaka yo guhinga ukagira ngo uri goronome. Twakoze akazi k'ubugoronome tutarakize, dukora akazi k'ubuveterineri tutarabyize, tukaba mu matungo. Barabavukiye kwa nyiri nk'ayo uko bandeba basetse batembaga. Yabamwikiriraga isuka igashira igahinduka ifuni barayimpaye ari umujyojo. Nzi gupfundika imigende, nzi guhinga ukagira ngo ndi mashini. Musi umwe nibwo Imana nsanze mu murima ikoresheje agakecuru nshonje, mama nyigishaga uburyo basonza, akampambira igitenge mu nda ngiye kuryama,
agakomeza akambwira impamvu ampambiriye igitenge ko ari ukugira ngo ninza guhumeka umwuka udahera mu nda ngapfa nziza inzara. Twe twarashonje nshuti yanjye, niyo mpamvu tujya tuniyama n'abantu batwigisha ngo gufata regime, kuko muri iyo minsi ntitwababonye. Mwitwigisha uko turya turabiyamye nanone. Mureke tubanze twirire, mureke tubanze twinywera agasupu mwe mwazivukiyemo. Mutubabarire tubanze turya imigati 3 mwe mwavutse muyibona. Mwe muturetse rwose, mwe muturetse. Twashatse abaganga badukurikirana batwigisha ritime, ariko ntibatubuza ibiryo. Mureke twirire rwose. Iyo mudogiteri nkurikirana ubwene igu uburyo nabaho ariko ntaretse ibiryo, kuko nibwo nkibibona prezi. Cyakoze ambwira ubwoko bw'ibyo nkuramo kugira ngo ntazaturika. Ariko aba bantu baza kuduha amasomo mu gihe cy'ibisubizo kandi mu gihe cy'ibibazo tutarababonye. Muhinde gake, mujye gutabara abafite ibibazo mubaha ibiryo. Mwiza mu babibonye kubigisha kurya no. Hano ugasanga umuntu uri kwigisha ntiyanize ubuganga. Kiwe mama mbiraga inda mu gitondo akaza kumpambura ngo tujye guhinga. Asanga aho icyunzwe cyaza ndi gususumira, akareba ahantu hashinguza umwumbati utaribwa, akawusiga umunyu ngo utanyica, harenzaho amazi. Aho niho Imana nsanze. Mukecuru umwe araza arambwira ngo mvuge uko Uwiteka avuze, ngira ngo byibuze agiye kuvuga ngo Imana iguhaye ibiryo. Aravuga ati ndi Uwiteka mvuganye nawe, ndagukunda mwana wanjye, nzakujyana ibihugu, nzakuriza indege. Ndagukunda mwana wanjye, uzandikwa ku binyamakuru. None ngibi biparitse imbere yanjye, aho ngiye ziba zingendaho wagira ngo ndi umuyobozi. Mbwira umukecuru nta biryo ivuze. Mukecuru nta biryo ivuze. Wumvise ijwi rivuga indege no kwandikwa mu binyamakuru, iri jwi risiga ibiryo. None indege ndazigendamo nk'umwana uva mu cyumba ujya mu kindi. Ibinyamakuru nta kinyamakuru ntariho keretse icyo atazavuka. N'imodoka radiyo Rwanda iza kumfata mu rugo iwanjye ikanangarura no kuri radiyo y'igihugu njyaho. Ayo mashini make. Rya shyanga ritagira imbabazi ryagiserera akanwa, nanjye nagiserera igihuru nshaka Uwiteka. Uko kuri tere batikura, nanjye nkajya imbere y'Uwiteka. Ntiwawerewe n'ubona umubabaro wanjye, Mana iterega nzakugirira neza. Nishiramo za mpano zayo ntangira kujya mbahanurira. Shiramo za mpano z'ibitangaza ntangira kujya nsengera abantu. Sinkunda kubivuga cyane, ahubwo nkunda ko ababibonye babivuga. Rimwe nibwo umuntu yabivuze aravuga ati yararimo yigisha amakuru ya Filipo uburyo yagurutse akagwa izoto. Aravuga ati Filipo sinamubonye, ariko reka mvuga umumama witwa Mama Leonere atakira umukobwa nari mpari ku wa 5, ataraguruka mu rusengero, turabibona kure birenge hasi araguruka. Ndi mu bantu bagurutse, ndi mu bantu bafunze inzu z'abapfumu rwose. Ndabyuka mu gitondo ndanabibabwira, mu butwari Imana yampaye akazi kanyu ndagafunze, kandi ngafunze ntateguje, ngafunze ntakina. Mwabapfumu mwe ntabwo muzongera kuragura nkiri kuri ubu butaka. Kandi nimba ari abantu nzirana nabo n'abapfumu n'abarozi, abo bantu Uwiteka bampaye ubushobozi. Umva, kera kabaye umurozi arambwira ati ntabwo uzanshakana. Ntizashaka. Reka nihute kugira ngo tuganire aya magambo. Ndi mu bantu bagiye kwikura kuri parafu y'umurozi aho yamanitse imyenda yanjye. Yewe ndi mu bantu bibohoye bimanuye.
mu nzu y'umurozi ninjiramo Imana inyoherejemo ndagenda ninjiramo kandi nubaha amarozi ari sinyayoberwa mperutse guca ahantu ndi kumwe n'umugabo wanjye cya ku giti kinini cyavoka ijwi rirambwira ngo raramurebe mbonamo igipande cy'igitenge mbwira papa Ronere niho hataba ku manywa mbanure nkagikuramo ko ntabwo nakurira ku manywa urira mu butware murambikaho ikiganza mu musetingamo amavuta yo kwataka ubwa nataka washatse umuhanuzi zamukumanurire kira gitenge manurire uriya mukobwa bazingiyemo hariya ndamumanura ku kintu cyitwa amarozi Uwiteka kimaye ubutware n'ubushobozi kandi reka mbabwire naha hari abantu ndi kubona marayika ushinzwe kuvura agenda akuramo amarozi bagiye baroga ibyo bagiye barasiga ndi kubona ikiganza cy'Imana kiri guhanagura abantu ibintu barasize ndi kubona Uwiteka Imana yohereje ingabo ishinzwe gukoropa mu nda ibintu mwariye amaso y'umwuka ari kubibona inda ziri kuzinguka kandi nawe mu bantu babizungukiyemo urimo ndi kubona ikiganza cy'Uwiteka gihambuye ibintu byari bihambiriye kandi Imana igiye gukorera ibintu bidasanzwe kuri uyu musozi kandi haleluya narimanuye ndashaka bavuze ngo ntazanjyana muri mu bukwe nibo banywaga za Siporo nta soni banafite na za Coca-Cola na Sprite byose na brushette barya kuko mu bukwe bwanjye ihene zabigendeyemo turarya narifite n'inzara nkajya mbwira umuntu uri buserve nawe ngani rwose muri teka yanjye urundemo inyama nyinshi kabisa mfite ikibazo cy'inzara nkarya kugeza ubwo umuntu aza kumbwira ati wowe kabyaro ntabwo uri kurya nk'umugeni yaranje urya nk'umugeni ndamubwanira ntabwo ndi kurya nk'umugeni ndi kurya nk'umuntu ushonje kandi isura mu maso na bimwe abageni bigira ntabyo nigiraga kuko nari meze nka wa wundi mvuga se ubukwe bwabaye ntibwabaye ko nasaga amaso yaratukuye narumenye mfite ibiro 41 bavuga ngo ntabwo bizakunda Imana ikajya imbwira iti mu bintu nzaguha n'ibiryo Imana ampaye ibiryo pe kandi murabona ko nsa n'urya nta muntu rwose ushonje ungana urya usurya abahanuzi bavuze muri ya myaka negereje umugabo nabo baramboneranye ngo ntazanjyana ngo iravuze ngo iratutaya shamitwe bagira shama ngo uyu mugabo ngo ntazakujyana ngo ntazagaruka no mu Rwanda ngo iravuze ngo umugabo uzakujyana azaza ariko wa kabiri naho bamuhaye pasi umugabo uzakujyana azaza ariko wa kabiri yambaye ishati y'umutuku azaza kandi yambaye n'inkweto z'umukara uwo ni we Uwiteka nyirenga baguhaye ibigori by'abahanuzi nabyo Uwiteka yadukuyeho hari n'ibigori by'abahanuzi Uwiteka aturokoye muri uyu mwaka ibigori by'abahanuzi bishanye ngo z'abantu ngo uravuze ngo uyu mugabo ngo si uwawe babyaranye gatatu si uwawe si ibigori we nuko ubwira ngo umugabo si uwawe mubyaranye gatatu ko ataje mutarajya muri mariage civile bene nk'abo bahanuzi nibaza mu ngo zanyu ujye ushaka ingumi nziza uyirekure umusaya n'uwuhushe uhamagare polisi uvuga uti ntewe n'umwesikoro abo bahanuzi nagiye kubona mbona bamwe bavuze ngo ntazanjyana ngo ntazagaruka ngiye kubona mbona baje imbere yanjye mu ikorasi ivuga yari yarabitu mwumve mbere batari ku mugeni uri hariya bajyaga mu rusengero bagatanga amakuru batari ko sha umugeni uri hariya afite umushiha mu gatimba atafite umushiha mu gatimba je nange ndyarya we yari yarabibabwiye mwabwicaga mwavugaga ko tutaberanye Imana iramunzaniye asa neza ari inywera ibintu by'ibisupu n'ibifi n'ibifiriti yewe naruminye mwavugaga ko atanjyana tudakwiranye ngo ndakenya arakize naho Imana iri kubona uburemere bw'inzara mfite ikabona uburemere bw'amafaranga afite ikabona izabihuza
Yesu we ninziranyemo wa mugabo ninjiranyemo inzara hamwe mu minsi yo abandi abageni bikosakosa barya bijijisha hari umunsi nariye agira ngo biramenetse kubera ihungabana ry'inzara ndabyibuka nigeze kurya mfata furusheti ndambika hasi mfata isahani nyikombesha ururimi kandi ibiryo bigiye ararandeba aranyitegereza arambwira ati pole kabisa reka niga uburyo iki kibazo nkirangiza none mwebwe muraza gukina turatambira Imana mugake nkabona muri commentaire ngo turi kubyina nk'abasenza ngo biratwigira nibi ibyo twigira tuba tubizi ibyo turimo twebwe ibyo turimo tuba tubizi nimuzana twishinge kuko ushobora kwigana injyana turimo ugakubije sukarara ruwa Faisal kuko twe turi kwikwega dukurikiza aho tuvuye urumva ntabwo nagira ngo mana aho yankuye nishinge vitence ugenderamo uvuye hano hirya twe twavuye kure ariko Imana yadukuye ishyanga ridafite imbabazi abashaka kuvuga iri shyanga ridafite imbabazi kandi bashaka guhanura kandi ntarabwiriza kandi homeritike ntibyemera reka nkore nk'umuntu wakandagiye mu masomo hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana wa mugabo ntitubyaranye gatatu gusa abahanuzi bano ngo ntituzabana ntituri kumwe ejo bundi bahindura amagambo baraza baravuze ngo ako gakecuru kumye ukajyanye bahinduye amagambo n'ibyibuhiye bati umudamu wawe yabaye igipfunyika ati mucece akapfunyitsemo imigisha ndafashwa na mu rusengero natera kiribiti bakohereza utuvideo bati umugore wawe wagiye ari kumubwira ibi bintu akareka gukabya atari ko ntigeze mbaha akazi ko kucungira umugore kwatera kiribiti indwara zigakira mugahabwa ubwo busaseredoti mwandekera umugore kandi ubwo nuko abizi ko no mu rugo mbanyitera kiribiti hari igihe mbabwira abana na papa ni mukure intebe mu nzira nkayitera kiribiti ni mana wankuye mba nkakubita cyitwa kiribiti kuko mba niyambariye wenda nanikwije ntambaye nk'abakora abakora mwibuka ko batubije kwambara amapantaro turi abadamu mwana ubundi twajya duterana kiribiti sawa sawa ariko ishyanga ridafite imbabazi ndaje ryitendekaho n'irisigaye hari iryo turokotse ariko hari n'irindi ririmo ripanga ndiyo muri uriya mwaka ndaje ryitendekaho ndaritendekaho kandi haleluya ndaje ryitendekaho ku buryo erega nijye mugore ubashobora undi mugore wabashobora uretse cyo hano mu rusengero batsinda muri ADEPR yamvuga ibintu nzasubiramo simpapira hari abantu baza bagahimba n'ibintu batakoze bagahimba ubuhamya kugira ngo bamenyekane yesi menyekanira mu binyoma nta nzara mfite ubundi bene abo bantu ni kizabakubwira arashonje arashaka kumenyekana vuba arashaka kurya vuba arashaka kubona isupu vuba uyu muhanuzi uhanura itavuze ni ikibazo cy'inzara afite ni umuntu uvuga ngo yantumye itamutumye bitewe n'inzara icyo kibazo Imana abanje kukinyemurira kuko jewe twakoranye inama mbere ko nza muri ibi bintu ndabwira ni Imana unzanye mu mujyi wa Kigali nkuye mu cyaro hano bagiye kumbona sasa ikintu cya mbere turabanza twicare tujya inama abantu b'abagabo bagiye gukorana umurimo urabanza ukemura ikibazo cy'imirire itunganye nkubite ikibazo ukemura ikibazo cy'amasitire umesitire zijyanye n'umujyi gatatu ikintu cyitwa ku mafaranga n'ukuri pe ingendana amafaranga ndafite uwo biryaje kwivuza nta muhanuzi rero ufite ibyo bintu byose mvuze ngo avangirwe ese kwaburaho inyama ibagezemo kiridi iri mu ryinyo sibwo bavuze ngo undi mwaka nk'iki gihe Mose abamukikiye Sara yajyanza kubita gatwenge atizo n'inyama zibagezemo bati sa urasetse ati sinsetse burya Sara wagira ngo avuke wacu Butare bavuka abanyenduka ati sinsetse kandi yasetse Sara ubanza ari umunyabutare iri shyanga ridafite imbabazi ndashaka ko turivugaho ritumye ugira imyaka 40 nta sheri
ishyanga ridafite imbabazi rikwahagije ukaba udafite byibuze kontake ngo ube wegamye aho ngaho uvuga uti mbaritsa k'umutuku kandi warakora amafaranga menshi kandi umuntu ugejeje imyaka iri hejuru ya 35 agitaha kwa meri turamusohoramo kirazira kwinjira ngo masubura binjira ngo mama aya ari ibintu bidahura ariko hari ibintu bitumvikana turabakubita icyuhagiro cy'umwuka wera muveyo kare oya rwose oya pe oya hari ibintu bidahura rwose mama wawe aragusasira urisasira awe turashize noneho no kugumirwa uri umusore nta kandi kantu umusore we biba ari ibintu bibi rwose kuko ako ndaje mbasengere no nibuze urakagumirwa uri umukobwa kuko wabuze kubaza izina ariko umusore wahawe amavuta yo kubaza izina ukaba utararibaza ndagusengera pe uravayo pe kandi muravayo ndabavanayo kuko ndashaka ko iyi nkuru muzayibara kajya mwibuka iminsi ya kera nimba ari w'amavuta meza no kwinjira mu rugo rwawe bakaguha karibu karyo utatete uzi kuryama utashashe mwa basore sikubwirwa karibu ku meza ukajya wicara bakagukarabya nkaho ufite ubumuga bakajya bagutereka ibintu imbere nkaho hari ubumuga ufite kibaza ko mwaranakize raka ibintu byose barabazanira murazinjiramo izingo mwanga mwakunda nimba hari n'ishyanga ridafite imbabazi ry'abapfunditse ahantu turajya twikwega turi hano tugenda tubazane pe nibyo turajya twoherezayo imiriro itwike batungurwe no kubona uzungurutse rompuwe bavuga ngo pi iki giterane kigomba kubamo ibintu byinshi abanyabyaha bagakira indwara zigakira abantu mugashaka ingumba zikabyara indwara zananiranye zigakira dore hari uhagurutse yego mukanya nidutera harero mujye murundamo n'ibyuma muvugiriza Uwiteka impundu twumva umugeri w'ibyuma kuko ubu tugeze mu kirere cyo gusenya ishyanga ridafite imbabazi cyo gutatanya ibigoryi cyo gutatanya abariganya ubu nicyo kirere tugezemo tugiye gutegura uriya mwaka tutarawugeramo tugiye gutegura tutaragerayo haguruka utere haleluya rimwe kabiri gatatu ndabyumvise intasi yitwa umwuka wera yarangije kujya gutata uriya mwaka twarangije kuwutata iri shyanga ririmo tuzarirya habarya imitsima iri shyanga ririya tuzaribyibuhana tuzaritungana tuzarishakana umwuka wera amaze gutata iri shyanga ritagira imbabazi papa ribasha gufata mu nda y'umugore akamara imyaka 5 atabyara dogiteri yapima ariko ndabona uri muzima atuzazane n'umugabo turebe ducekinge bacekinga bati nyamara n'umugabo turabona nta kibazo afite ati mugende mutegereze hari ishyanga ritagira imbabazi ribyihishe inyuma bigeze gukubitana n'umwe muri iryo shyanga ritagira imbabazi kandi batsinda muri ADPR bari mu masengesho y'iminsi 3 haje umurozi bakoze ishyirahamwe waje kunyataka ibintu no bitanyataka ngo bishobore abo barimo niyo mubonye mu rusengero ntabwo nkumemetereza maze ugacikwa kumwe magarara harango muje ngo kusuza umukozi w'Imana uroga sha pastor mbikubwiye hakiri kare
mu kukubitira ikofe ku buryo agenda rivansi. Hicara mu iteraniro ngayishyurirwa ko mu kanya ugiye guterura isakoshi, ugiye guterura telefone. Ingorane ufite sinjya nsengamumirisha. Ndagufata nkaguzana kiriya gikuta ku buryo ijuru rivuga riti niwe mugore twari dukeneye. Iratsinda umudamu arazaricara ngo aje kundoga. Ngahariya ndanaharuzi. Niyo duhuye n'umupasiteri waho umushumba hayoboraga, derutse guhurira ahantu ngiye kwisengera Imana ati mama Mariyone ati ndakwibutsa umfatira umurozi mu rusengero. Ndabwiriza ngejeje nko minota 20. Ijwi rirambwira ritega mbushe ngo ufatire umurozi mwana wa. Ndavuga nti abantu barwaye imitwe muze hano. Kumbi naravugaga ibintu afite nkabimukubitisha mu mutwe. Navuga bikamukubita umutwe aza kumeneka umutwe ku minota nka 40. Araza mba ndamufasha sasa. Cara. Mu minota 2 urangije kuvuga amagambo yose y'amabango bitse n'icyakuzanye. Ko arabibonaga kurushyina arangije kurushyiramo kurwaga iserero. Ati ndaroga dufite ishyirahamwe rikorera rwa Rutabura, banyohereje hano, twaje muri misiyo mu byakunzanye nawe urimo. Aratondagura agiye kuvuga ibindi bikomeye muhereza abapasiteri ngo ajye kumena amabanga yandakomeye. Yarayamenye we. Uzi kurwana n'ishyanga ritagira imbabazi, mukagira abantu mu rusengero, ishyanga ritagira imbabazi rikaza rigafata ku gaturisho rikatura amagambo, mukaba mu rusengero abantu buzuye ari abakire bakora, ariko mwajya kubara amaturo mugasanga ni 7,000. Naho hicaye ishyanga ritagira imbabazi. Ishyanga ritagira imbabazi uvuye kubiganuje kubaratira diplome, uvuze ibihugu uvuyemo n'amanota wabonye, utanze ituro ry'ishimwe. Ishyanga ritagira imbabazi ritabo batanze muri Minerval ntazagaruka. Ishyanga ritagira imbabazi rikakwicaza ufite diplome wapima zikareshya na 5 metero. Ishyanga ritagira imbabazi ukaba uheze mu nzu uburi imyaka mike ngo ugire pasiyo. Ishyanga ritagira imbabazi ritumye ugira pasiyo utarakora n'ukwezi nako. Shaka kukubwira ishyanga ritagira imbabazi ntaryuzi. Shaka kukubwira ibyo urokotse n'ibiri imbere ahangaha, kuko tugiye gushimira Imana ariko tunatega mboshe tugiye kohereza ibikompura. Ishyanga ritagira imbabazi ryampejeje kwa Kalisa nkamara imyaka 11. None nkaba ngiye gucurira ku bana 3 nari nzi ko nzabyara nk'utwana 12. Isuko numbyara abana beza. Ishyanga ritagira imbabazi ryari rimitanye ejo bundi mbyara umwana wa 3. Nizi saho umuganga wambyaje turahura akambwira atari kwebuka ko warokotse ntindabyibuka. Atiriya kawahuye nayo umugore wasuye nayo duhita tujyana muri morgue. Ishyanga ritagira imbabazi uzi kubaka urugo kaba umaze imyaka 15 mu rugo utaragura n'umufuka w'umuceri. Sobwo wumva ari ibintu byoroshye? Umva ntaho ishyanga ribyihishe inyuma. Ryakuzingiye ku biro n'amanusu, ryakuzingiye ku kadobo k'amakara. Ishyanga ritagira imbabazi rikurebesha inyama muri bujeri ariko ntuyirebe mu isafuriya iwawe. Ishyanga ritagira imbabazi rikurebesha igitenge ukaba utacyambara. Ishyanga ritagira imbabazi ritumye umwana kunanira kandi ntacyo abuze mu rugo akaba arimo nk'urumogi. Ese burugira ngo rurarumogi nakura kuno umwana kunaniye ni iyo urebye ubona iwanyu muri karande birimo ngo tuvuga ko ari karande mukurikiranye. Ni ishyanga ritagira imbabazi. Ishyanga ritagira imbabazi. Nihangane mbigisha nk'ubunyamuka kuko ndumva ameze nk'umuntu ugiye guturitsa ibintu bikomeye kandi turabituritse. Ishyanga ritagira imbabazi ryadukanye stile yo kuroga kanseri
kera umuntu amaraga kanseri akamara imyaka 7 abaganga bakirwaza none umuntu ararwara kanseri mu mezi 3 akaba arapfuye. Izi kanseri z'amezi 3 ntabwo mubona ko hari ishyanga ridafite imbabazi rizihishe inyuma? Erega ndaje mu kanya dukore amasengesho yitwa intambara. Ko ibi bintu duhuye nabyo ntabwo dushaka kongera gukubitana nabyo muri uriya mwaka. Oya ntabwo tuzemera. No, iki giterane cyaguza. Ntabwo dushaka kongera kurwana na ririya cyane. Amen. Ishyanga ritagira imbabazi riguteza umutwe kamara imyaka myinshi bagacisha no muri scanner bati turabona nta kibazo. Ishyanga ritagira imbabazi. Usirambira ko iryo atari ishyanga ritagira imbabazi rikwicaje. Ishyanga ritagira imbabazi. Mugore wabyaye uzi ukuntu igise kiryana akaroga mugenzi we akakwicira umwana. Ishyanga ritagira imbabazi ngo agire imbabazi ko ari umumama. Ishyanga ritagira imbabazi. Ako iki kirere Imana igiye gukoreramo hano hari abantu bagiye gukira indwara zananiranye muri iki ndi kubyumva. Unarwaye diabete nta sukari biteye nturyamutinze nta biro byinshi ufite dogiteri dufite diabete ufite isukari nyinshi mu mubiri kandi uhora urwana n'akanusu no kunywa ku cyumweru ugiye kurepeta. Isukari nyinshi ivuye hehe uretse ishyanga ritagira imbabazi ribyije inyuma? Uratwitinda ishyanga ritagira imbabazi mu mezi 3 kabivuyemo bavuze umurongo utarenga ngo uzari bitewe n'ishyanga ritagira imbabazi. Ako tumva tugiye gusenya ibintu bikomeye Mana. Tumva tugiye guhirika ibintu bikomeye Mana. Tumva tugiye guhirika Mana. Ishyanga ritagira imbabazi ribwire mama wawe ngo nta cyiza azabona. None mama wawe agiye gufata abonye ubukwe atambaye warakoze mubyeyi adafashe igiseke ngo apfundure asangemo igitenge. Ishyanga ridafite imbabazi ndaje mu kanya dukore mukwabo. Ishyanga ridafite imbabazi. Mwararibonye uburyo Yesu nawe yahuye n'ishyanga ridafite imbabazi. Kajya kumva abantu b'abagabo bagenzi be nabambwe mutubabarere baraba. Uwo yaje ejo bundi yigize Imana yaje yigize Jorokone akajya akiza abantu ku isabato kandi ubwo harimo nabo yakirije umwana. Uwo nguwo yaje yigira Jorokone aza ngo akora ku badayimoni ngo bagatera rivanse bavuga ngo duhuriye hehe Yesu umwana w'Imana. Nabambwe ngo ejo bundi yaje abagore bamwirukanka inyuma bamwe bakajya bamusukaho amavuta ku misatsi. Nabambwe yaje ejo bundi yigize umunyamugi aturumbiriza abagabo. Ariko Yesu abantu bamwirukanse inyuma we n'abagabo bibagirwa inshingano zabo we hari ukuntu nawe bacangiramo akabakubita umwuka wera mukibagirwa ko ejo abantu bazajya kwiga. Mugabo umwe arabivumbura ati niko se Yesu we ko mbona twasize ahera ku kirenge kuri rwa rukweta ahoramo Yesu azamuka nayo akanze imwe ahora mubona natari ko se Yesu ko mbona twasize abagore tugasiga ibintu byose tukagukurikira. Nk'aba bagabo twasize ibintu tukagukurikira we ko nta n'abana wasize abafamiye wasize nta minerivare bazwa. Natwe twasize ibi bintu tukagukurikira uraduteganyiriza iki? Yesu ati kwete gabanya ifemba mukiri mwisi nzabakubira inshuro 100 kandi mbahe n'ubugingo buhoraho. Gabanya ifemba mukiri mwisi nzabapangira kandi urumva uburenganzira bwo gukira Yesu yarabutanze. Nivuga ubukire abantu badukurikirana bagakritika ngo duhora twigisha ubukire tutabwigisha se ninde ukunda gukena. Ibintu babijijisha ngo ibyo bintu muhoramo ngo wagira ngo amagambo y'Imana ngo abashizemo ngo mwirirwa ngo muvuga ubukire ngo mutabwira abantu kugaruka kwa Yesu. Yesu azasanga ndi umutindiza kubera iki? Nzumva impanda ntaheruka isosi. Ariko nzishe
gusenga abantu bashaka kuzumva impanda bambaye incabari kubera icyariko muri Matayo 5:5 niyo yavuze ngo ahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi yaduhaye uburenganzira bwo guhekenya isi burya nubona utarya isi ujye umenya ko wanyuranije n'intego ya Yesu ntukemere ku isi kurya urya isi abisiri kurya rero turavuga ntibabizumve ngo turakabye ngo ibyo bintu twegeze ngo amagambo twirirwa tuvuga ariko ugasanga hari n'abantu bigize inshanutse bashaka ko tuvuga ibyo bashaka atari bo badutumye ubundi bite byaba batipe here n'ijyo uyiriho n'uwiteka Uwiteka zicaba abantu imitima yabo ishaka turi kumwe n'Uwiteka umuntu ntiyaje ariko ukajya kubona ko nari ishanukije ngo ariko ibyo bintu muhora mubwira abantu nibiki wari uhari suzi icyo bakeneye Yesu urashaka ko tuvuga za karande zonye maze rero umuntu wavutse ari umutindi kumubwira ko habaho gukira arabyumva ubutindi si ikintu iri shanga ry'ubutindi naryo niryoroshye rigera ku muntu ko azapfa nkaraza aratoragura ku meza nyamutunzi kandi hari n'amadini yangije n'abantu mu bwonko niyo mpamvu tuvuga gukira bamwe bakavuga ngo twaravangiwe hari amadini yigishije abantu idini cyane ntiyabigisha Yesu cyane batinda ku murongo uvuga ngo muzapfe nkaraza mutoragura ku meza nyamutunzi batinda mu makorasi avuga ngo naho ibindi wabireka ngo kampindura igikoresho cyawe ngo kazama n'iherezo ryiza ngo ntacyo iyo korasi sinayikiriza nsanze n'umuntu ayitera sinyikiriza ishwi umuntu ubyaye gatatu agahagarara ku ntebe ya korari ngo naho ibindi wabireka mana ngo kampindura igikoresho cyawe oya ntimukabeke guhindura igikoresho cy'Imana udafite amafaranga agufasha gukorera Imana erega ubukire budufasha gukorera Imana ubukire budufasha kujya mu ijuru nta stress dufite amafaranga adufasha kujya mu ijuru nta ngorane kandi kizakubwira umuntu udafite amafaranga agira umushiha n'impamvu ubona abantu birirwa bakereya ishanga rituroga nta mafaranga bafite ufite iduka uzinduka ujyamo ufite ahantu uzinduka ujya mu bihugu byo hanze kurangura ntabwo wabona umwanya wo kwicara ngo upange gahunda yo kuroga abantu b'Imana usize ubutindi bwo kutagira amafaranga Imana iyo abana amafaranga bagabanya umushiha bafite kandi ibintu mbavuga kenshi biba ari ukuri nubwo mwigira abantu b'abanyedini mugakabya ibintu mbavuga ni ukuri ubu ukwiye kuba n'uburyo wabyibushye kuba ukiryamye ku gitanda wakoreyeho mariage kingana na 1.20 mufite ibiro 80 90 murara mubura umwuka murara muri ibingibi murara mu matizo yo kuvuga ngo ndahiye navuga gukira ukandeba nkaho navangiwe ntabwo navangiwe nimvangirwa natuba umugisha ukaza nzabone nk'abatanu bamfasha kuvangirwa gutyo urashaka gupfa nka so wapfuye atazi kwandika serukikinyoni by'isi yamcyoye urashaka gupfa nka so wapfuye atageze i Kigali ku Kabusunzu urumva ushaka gupfa nka so wapfuye adatunze n'igare yatuyeho umugisha wo mu bisekuru byo kwa Aburahamu nzogeza izina ryawe nzaguhindura ubwoko bukomeye ariko reka tugaruka kuri iri shyanga ritagira imbabazi ryavuze riti nabahamagaye ariko yari afite misiyo ikomeye cyane yari afite ikirere cy'abera bari ikuzimu Satani yafungiranye ashaka kujya gukurayo Yesu yateye imibare neza reka mbabwire yewe mpamvu no mugabo mwemera nimushaka muzanabinzize Yesu ufite ibintu mwemerera yakoze ibintu muri gahunda yakoze ibintu muri discipline akora ibintu nk'umuntu wabiteguye arategura no mugabo kabisa arategura pe arategura we Yesu we urategura pe azagira umuntu umwangisha Muhammad kuko nta bintu bitanu yakoze ariko Yesu yakoze ibintu birenze 20 ntuzagira ibintu umwangisha bya ryangombe nta mateka yanditse ariko Yesu warateguye wakoze ibintu wagombaga gukora ibintu byose wabikoze neza gupfa no kuzuka
arazuka. Ni ibintu byari biteguye mu gisirimu, ibintu byari biteguye gisirimu. Arabanza yohereza abahungu ati mugende muvuge ko duhawe umwana w'umuhungu, mubanze muvuge hato ntazaza ku gikoboyi kandi ndi umwami. Hahita haza umugabo umwe ati duhawe umwana w'umuhungu. Arapfuye atamubonye. Yesaya amanuka ikuzimu abwira abera ati nsize muhanuye azaza azatuzamura. Mu minsi mike haboneka umusaza umwuka wararamwongorera ati uzapfa utari umukiza. Ka Simiyoni indwara zose zirazana za sima na za rubagimpande karazirokoka. Kamaze kumuterura agahita kamanuka akabwira abera ati nsize muterushye. Naho Yesu ahanuye n'abacangere reka mbabwire ukuntu akaza azi gutegura. Satani yibwiye ko Yesu azaza nk'uko yamusize mu ijuru, kuko mbere na mbere jambo yariho. Satani atera imibare nabi yibwira ko azaza nk'uko yamusize mu ijuru, yohereza ingabo mu kirere zijya kumutangira. Yesu arangije ahita abacanga avukira i Betelehemu. Bashiduka avukiye i Betelehemu, arabacanganyukishije kandi agiye gukora ibintu muri mwebwe bimeze nko gucanga abantu babateze iminsi. Agiye abantu bazi kuzatabarwa binyuze kuri diplome, agiye kubacanga bigiye guca ahandi. Abantu bazi kuzatabarwa binyuze mu iduka, agiye kubacanga agiye kugutabara anyuze ahandi. Abantu bazi kuzatabarwa binyuze ku kazi ka buri kwezi, arabacanza anyuze ahandi. Haguruka tera haleluya. Iri shanga ridafite imbabazi agiye kuricanga. Iri shanga ryavuze ko uzapfa ntacyo ugezeho muri 2024 agiye kubacanga. Iri shanga ridafite imbabazi ryavuze ko utazashaka agiye kuricangwa. Urakira umudiaspora ku kibuga cy'indege. Iri shanga ridafite imbabazi, ishanga ridafite imbabazi ryakurebeye muri 6 wize agiye kubacanga ukire kuruta bize. Ishanga ridafite imbabazi, gahunda Imana ifite ni ugucangira ishanga ridafite imbabazi, ni ukuricanga. Yesu arangize baramwica, arapfa ageze ikuzimu. Nta bintu byo gukinata. Yahise afata imfunguzo aragenda afungurira abera, arabazamuka azamuka ni Yerusalemu n'ubu igitaramo kirarimbanisha. Arangije ajya mu mva ngo baramushingura, ariko baramuhambye. Reka nkubwire, hariho abagabo bazi guhamba ko bari bashyizeho igitare buriya bushishi bwari ubwiki, none batari bafite ubwoba ko azabazukana. Ko bari bashyizeho ubushishi, bari abantu barindaga imva barabiki, none batari bafite ubwoba. Ubwoba babugaragaje kare nuko batemera ngo ku munsi wa gatatu nkuko yabivuze ngo habaho igishyitsi kinini kibanza kwegura igitare. Arangije arakicarira avuga ati ntabwo nzuka forode, ntabwo napfuye forode. Bagore bazana ibihumura neza bazindutse, aravuga ati mwebweho mwitinya. Abacungagereza abacungaga imva ye uwo munsi bahabwa akazi, kubera ko Yesu yazutse. Bahabwa akazi k'ikinyoma, bagomba guhemberwa. Mugende muvuga ko atazutse, ahubwo baducunje ku jisho bakaza bene wabo bakamujyana, bahita bahabwa akazi. Ikindi, yagombaga gutanga imva y'abandi kuko bari bamushyinguye mu mva batiye. Ako kantu nako bakibeshyeho, ako kantu baragoswe, aka kantu barakisobwe kumushyingura mu mva y'intirano. Yesu yagombaga gutanga imva y'abandi. Yesu yarazutse, yaratsinze, yaratsinze, yaratsinze. Yesu mwana w'Imana, amina. Yaratsinze, Yesu mwana w'Imana, yaratsinze, yaratsinze. Yesu mwana w'Imana koko. Haleluya.
gusoza kuko mfite ibintu ngiye guhangana nabyo. Ngiye guhangana n'ishyanga ritagira imbabazi, ngiye guhangana n'umuriganya, ngiye guhangana n'ikigoryi. Nimba ufite ubwoba ubindekere, ndi mu mavuta yo kumenagura ibi bintu bikarangira, kuko ndashaka guhangana n'umuntu witwa umuriganya uhora ushaka kukuriganya buri gihe. Uwabonye akazi utararya umushahara, umuriganya akakagukuraho kandi kagasigaraho abantu batize kukurusha. Uyu muriganya ukwiciye ubukwe gatatu nta kibazo na kimwe ufite. Uyu muriganya ucunga umaze kwesitara iduka mu minota mike rikabarira hombye nta mpamvu. Uyu muriganya ushaka kukuriganya urugo umugabo akaba asigaye akureba akabona uri ikintu utazi kubera uyu muriganya ushaka kukuriganya urugo. Uyu muriganya ushaka kukuriganya uyu mwana n'ibimenyetso uri kubibona yatangiye kukunamira. Ndashaka uyu mwuka w'uburiganya, uyu mwuka yewe data we, uyu mudayimoni w'uburiganya ndumva nshaka kumutera ntamuteguje kuko sinabimubwiye mu gitondo ko ndi bumutere. Ntabwo nigeze naguze ibi bintu bitatu ko ndi bubihwane. Yababa amasaha ya gihanuzi yahageze, ngiye kohereza ibitero. Umva iri shyanga ritagira imbabazi narivugaho amezi 2 ntararirangiza. Uyu muriganya namuvugaho umwaka atarashira. Iri shyanga ritagira imbabazi ryabyukaga mu gitondo rikaza kononera Abisiraheli, ubwo ni Abamidiyani. Iri shyanga ritagira imbabazi ryatumye Imana ihagurutsa Gideyoni imukuye munsi y'igiti cy'umwera, iramubwira iti haguruka uhagurukane ibyo bintu bibiri gusa, imbaraga n'ubutwari, ugenda unkubitire uyu mudayimoni witwa ishyanga ridafite imbabazi riri kwangiriza Abisiraheli, kandi uzabanesha nkunesha umuntu umwe. Uwiteka akoresheje Gideyoni imuri n'ibibindi birangiza iri shyanga ridafite imbabazi. Iri shyanga ridafite imbabazi ryararangiye risigara ribarwa mu nkuru. Yabari iri shyanga ridafite imbabazi. Hari umuntu uri muzana akantu k'umujinya nkanjye cyangwa murumva murifitiye imbabazi? Murifitiye imbabazi? Nta mbabazi ryabagiriye. Ndebera ukuntu beranye no gutwara imodoka yanditseho Prado. Ese ni nyukwakira urayemera? Ufite permis? N'imodoka ntoya. Iyi modoka yitwa Prado ndi kubona, kandi sinjya mpora. Niyo wakagombye kuba ufite. Ariko ishyanga ridafite imbabazi ryaguhagurukiye mu gitondo hataracya. Ufite umuntu wakwibasiye, ariko ndaje mu nkubite mu cyico simusha. Pawulo yaravuze ngo twebwe turakubita ariko ntiduhusha. Dufata miri ibitekerezo tugakubita hasi maka. Haleluya. Takutaye basaide shetekiyebo. Uzize umwuka uturuka kwa so wanyu kambukiranya ukagera kwa so. Ufite ishyanga ryihuta rifite umuvuduko, uyu mwuka ufite umuvuduko. Ufite n'ukuntu ushaka gutanga mu mashyi no mu madiho, ugashaka kukwaka n'ikintu wari ugiye kubona. Ndaje mu kanya munige. Dawe Tanzania kuri ubu butaka nta nubwo uyu munsi aribwo nari kuza. Byakomeje kwanga ndwana n'iminsi kanga byanga. Uyu munsi umugabo yarantegetse kuryama nkanaruhuka, musaba uruhushya ati ngaho genda ubihondagure atutahe kare. Ndashaka ndewe kubafungurira uriya mwaka, ni umwaka mugomba kugenda batakutaye basaibeke. Ni umwaka ngomba kubanza gufata iri shyanga ridafite imbabazi nkarishyira mu myobo.
ibitega na Nyabingi bakoresha nkabanza nkabibasubiza nakina nagukina aya mahembe bamaze iminsi bakoresha bohereza mu mbavu nabo barazifite ibi bintu bamaze iminsi bohereza ku rugo bikubuza gusinzira nabo barare bakanuye mu nta mbabazi bakugiriye nanjye aya masaha ntazo mbagirira ibi bintu bohereje bikumenagura umutwe ibi bintu byaguteje ubukene ibi bintu byaguterereje haguruka turibasubiza haguruka turibasubiza mwakire kugeza mukazakoreramo mwakire tugiye mu wundi mwaka tubibasigiye muri uyu mwaka tugiye mu wundi mwaka nimufate ibintu byanyu mufate ibintu byanyu tugiye muri 2024 mwicaranze ndashaka gutangariza na bene amazu ko tugiye kuyabaha muri uyu mwaka bafate inzu zabo ufite ubwoba tatete udafite ubwoba tabaye bafate inzu zabo urabaha amazu yabo urabaha amazu yabo muri uyu mwaka turabasubiza inzu zabo data ugiye gutanga ibisabane uyu mwaka wagendanaga uhereza nyirawo izi nyatsi yari yaraguhaye muhirya twagiye muhereze jana kuko tugiye kwinjira mu mwaka w'abantu bakoreye Imana badapfitapfa tugiye kwinjiramo ibi bintu bahaye abana bawe ngo bananirane tugiye kubitanga bafate ibyabo twagiye mu wundi mwaka jana zinjangwe ndi kubona zirara zizenguruka ku rugo rwawe izi njangwe ziranakabije zirasimburanya wagira ngo nishyire hamwe ryazo izi njangwe bazo bihindura injangwe bakazi izi njangwe batuma tugiye kubaha injangwe zabo bashyira injangwe zabo reka mbabwire ntabwo twebwe abarokore dufite imikino muri ino minsi kuko umugabo akwirukankana kera akakumara ubwoba twahawe ubutware bwo gutanga ibintu by'abandi ntihagire umuntu usigarana ikintu cy'abandi niba hari n'ikibyimba yakoherereje mu nda muhereza ikibyimba cye ajyane cyana nibajyane rwose tugiye gukora ihererekanya bubasha kubona uba mu nzu utishimiye koko uri umugabo wambaye kositimu ingana gutyo ndanayikwimuramo muri uriya mwaka tugiye gukora ihererekanya bubasha bakugita idore umuntu kandi igihe mba mbona abarokore kubera imyaka mumaze muri mu bigeragezo mutakigira ukwizera igihe mfite ukwizera kungana nk'ikibuto cya avoka yewe ngira ukwizera kwa kwatsa itara rikaka kandi umuriro washize aya mavuta ndimo ararema ibintu bikomeye imyaka umaze igihe icyongereza utangiye kukibagirwa waratsindaga kumva warize kontabiri ubona amanota meza ukaba utagira amafaranga yo kuba hejuru y'ishyanga ridafite imbabazi ryakoherereje ibintu subiza ibyo bintu by'abandi ariko ese umuntu uri hano
akira nguhereza ibitotsi akira ibitotsi uyu munsi saa 3 ube wageze mu buriro uraseka shanga ritagira imbabazi rihesha umuntu kurara kanuye shanga ritagira imbabazi riguhejeje mu bintu by'intica ntikize ngo ntagapfe barabyuka mu gitondo bafite maze bafite akanwa n'imidongero n'amasaha badongereramo ntagapfe ntakire ntagashake ntagatere imbere nibasubirane ibyabo musubirane imidongero yanyu ijambo ryavuze ngo iki ngo kandi dukira abantu babi b'ibigoryi. Amina. Dukira abantu babi b'ibigoryi. Paul yavuze ngo iki tumaze gukira tumenya ko icyo kirwa cyitwa Amerika. Bene igihugu bari bacanye umuriro inshira ivamo kandi bari bafite kata nabo baragenda barambika inka ahantu bizeye ko iri buturuke. Singiki cyo wazize arangije nawe Paulo ntiyari yoroshye afata imbaraga z'iminsi ya kera ku kirwa Patimo arazifata imbaraga zo mu nyanja inkugi imenetse uburyo bambutse ku gikoboyi izo mbaraga arazikusanya azishyira mu kiganza inshira yaromye inshira yoherejwe n'ishanga ridafite imbabazi yamaze kumva ko ubumara bwagiye mu mubiri wa Paulo ntirekure ikiganza ngo ugende ikagumya ikarereta. Reka tuzize ibitureretaho nibyo biduteje abareje ubumara ko bwinjiye ku kibi kirereta. Ibirereta byamuteje abantu batangira kuvuga ngo ibintu ni bibiri natabyimba arapfa era uzi amagambo bakuvuzeho arashatse ariko nazabyara ni bose batanga umwana aguze ikibanza ariko ntazubaka akora muri ruribaza ngo azavuna amatafari ariko bishyizeho nk'inyangarwanda. Reka mbabwire nta mikino dufite. Paulo arangije afata igikururuka kunkumurira mu muriro kunhumuriramo dore hari ibintu Imana igiye imennye muri yo ndahaguruka hari ibintu Imana imennye muri yo ibi bintu kandi urabizi bimaze iminsi bikomereye nabi dore biri kumeneka ndeba Imana irabimennye birakaya sote korabo shika kaya bosa kita bakuroze n'umwaka nta kintu cyakira reka nkuvure. Hallelujah. Tega ibiganza. Hallelujah. Mana nyiringabo. Hallelujah. Bakoresheje amafaranga ubwe yitangiye mu gitondo nanjye nkoresheje amafaranga y'amasaha muvuye uyu mwaka umpanganye n'uyu murozi mu izina rya Yesu. Amen. Amina. N'undi munsi kuko ndashaka ko iri shyanga ritagira imbabazi uyu muriganya n'iki kigoryi aya matima atatu nshaka ko tubabwira ngo n'undi munsi muri 2024 gasapo kuko Imana yavuze bagenda gajya ku masezerano bagenda gajya ku ijambo Imana yavuze witondere amasengesho witondere iki giterane. Haleluya we haleluya. Ninde muntu uri hano akunda gukumva amaguru ashya ye muhaguruke ndabajyamo ariko namwe mujya ahantu ntabyigana kuko hano inyuma murabona ibintu mpetse muze uwo ngara wadahita agenda uwo ngoza wadahita agenda uwo ngoza kuri aya maguru abiri adahita agenda umuriro w'Imana aya paya Hallelujah. ala tokira uwo ngara wadahita
subirana ibyawe, subirana ibyanyu wa murozi we, subirana ibyawe mu mbaraga n'ubushobozi. Shyiramo akaziki tubatwigisha umuziki, shyiramo umuziki tubatwigisha umuziki. Mana, 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 imiryango itatu Imana ikinguye ku buzima bwawe. Hari ibintu byawe byiborotse Uwiteka borokoreye muri iri teraniro. Hari umuntu ubuze ijambo wagufasheho ijambo. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo ugiye kwakira amafaranga ku buryo umuntu wese azatungurwa no kubona ibibaye. Intego y'ibi kwari ukugira ngo amahirwe yawe yiboroke, ariko Uwiteka afunguye amahirwe kandi Imana irambwiye ngo akira ubuzima. Uzapfa ushaje, akira iminsi yo kubaho, akira ubuzima kandi Imana irambwiye ngo gusutsaho umwuka wera, akira imbaraga z'umwuka wera. Ijwi ry'Imana riracambwira ngo uzaba amahoro utikanga ikibi. Akira kugubwa neza, akira amahirwe yawe ya kabiri, kuko ibya kabiri bigiye kuba byiza kuruta ibya mbere. Amen. Dore Imana gusohoye mu ishuri, ndi kubona ukubita karaseri hasi kandi nkabona uravuze ngo ntabwo nzongera kuryiga. Imana irambwiye ngo gusohoye mu ishuri. Hari urwabo wacukuriwe baguhamba ugenda. Imana irambwiye ngo irarusibye. Iri shyanga ridafite imbabazi Uwiteka ararihindukiranye. Abateye nk'intwari. Utarahara muvugiriza Uwiteka Imana. Birukanye ku kazi bamutunze. Umuntu birukanye ku kazi bamutunguye ninde? Mana ndahamagara akazi karutaka umuntu wabigizemo uruhara sebe, kuko yakunze gukiranuka akanga gukora ibyo yasabwaga, byatumye bakamusohoramo, ariko ugiye kumutunguza akazi karuta ka mbere kandi zemo uruhare azamukenera mu izina rya Yesu. Nawe se erega ntugahaguruka ubanje kubyigaho. Yewe ntabwo nababwiye ko umuhanuzi ushonje ari uvangira. Yewe nta biryo nsaba ndabifite. Amafaranga nababwiye ko ajojoba. Ibintu rero byo kubanza kuvuga ngo ndebe ko ari byo, ntabwo jye bareba, kuko Imana ampaye impano twabyumvikanye. Nyibwira ko atari impano zigiye kuntunga, ntabwo sinigeze nyibwira ko nzarisha impano, jye sindisha impano nk'abanyakigali. Nakira abantu b'abakene, nkakira n'abakire, nkakira n'abanyamadini b'ubwoko bwose. Rero ntabwo mbeshejweho n'ibi. Dore uyu mwuka wo kutaremenya ni umwuka uhora kugenda ikintu cyose ukoze n'igikunda. Nta na peti ugira niyo utangiye kurya ibiryo birakunanira. Ndakubekera hari peti ugira. Ikintu cyose ukoze ntugisoza habe n'ibiryo. Ubu nuwa mu ibiryo biryoshye ntabimara. Nta kintu ajya akora ngo agisoze. Mu bintu baguterereje baguteye n'ubunebwe. Wese n'igihe asasa ageze hagati ati ndaharyamiraho. Igira hino ngo uhobere.
Imana iragukijije, dukuyeho uyu mwaku, dukuyeho uyu mwuka, Imana iragutabara. Gendera amahoro. Imana igukuye ahantu bagushize, Imana irakuzinguye. Wagendaga uri ahantu mu ngata bagushize, Uwiteka gukuye muri iyo ngata. Uwiteka gutabaye mu buryo abantu bagiye gutungurwa n'ibibaye. Aba bantu batatu, itsinda ry'abantu batatu ryakoze inama y'akura, bagiye gusebera muri uriya mwaka. Hariho bakwigizaho inshuti, ntabwo telefone yiva ku gutwi. Telefone y'u Rwanda 49 witondere. Mureke mbabwire ukuntu gahunda imeze. Aba bayobozi ba hano bankoreye ikintu kibi ntazibagirwa, ntibigeze bampa iminota. Komerezaho. kandi nkunda gahunda. None nasiga nkoze ibintu bituma mutazongera kuntomera. Yewe nta minota iginanira, yaba veni, yaba tarani, yaba nkasangahe, iminota yose ndayishobora. Nubona saa 12 zigezweho. Ndashaka guhangana n'izi timu eshatu. Izi timu eshatu nizo zitumye ukiryamye mu bukode. Izi timu eshatu nizo zitumye uryinica n'ikizi. Izi timu eshatu umuriganya, ishyanga ridafite imbabazi n'ikigoryi. Ibi bintu bitatu nibyo bitumye utagira konti. Papa ngwino nguheshe konti, ngwino ngukore mu kiganza. Ndatangura izi konti zasinziriye. Uwiteka kuntumye ntabwo mfuye kuba. Izi konti zasinziriye zirakangutse. Hari n'indi konti ufunguye vuba aha, ntabwo uzarenza muri uku kwezi kwa mbere utayifunguye. Ni konti izajya ibaha amafaranga yakwitwa nko kugoboka, nta nubwo uzajya uyakenera. Ibi birabaye. Ikindi hari ingendo ebyiri ziborotse Uwiteka borokoreye muri iki giterane. Izi ngendo nazifunguye nanze. Izi ngendo zatumye ugira n'agahinda kugeza izi saha uri muri manka yazo. Uwiteka afunguye izi ngendo. Icyo ni kimwe, aguhaye gutura ahantu wishimiye. Uri mu bantu bazatunga inzu ku buryo uzajya winjiramo isoni zigakwica. Wowe uri mu bantu bazakingurirwa n'abantu bambaye inifomo, bakagukingurira imiryango. Ibi bintu birihuse. Ikibazo kumbona ngo bimbwire bizakugora kuko nanjye simpari. Ubu ndagiye rwose mahanga arantegereje, ariko uzajya unyoherereza kuri WhatsApp. Mbega inzu nziza we. Ikindi papa uriruka bya murimbo nkanjye, ukunda ibisirimu, Uwiteka arabiguhaye. Aguhaye ibintu biri original. Haleluya! Ahereye kuri biriya bikombe umuntu yoza ntibiki, arasohoye. Ibintu bya pirate byose asohoye iwawe. Aguhaye ibintu byiza. Ukunda abantu, ukunda kwakira n'abantu, ukunda abantu, nta n'ikintu warya udahaye abantu. Uwiteka aguhaye ibintu byiza, aguhaye ibiryo, ugiye kumera nk'aho iwawe hari botike. Uwiteka arabiguhaye, arakwambitse ku buryo uzajya uvuga uti ariko ndambaye. Reka nkubwire, ndi mu bagore bambara, ariko ndabona ugiye kundusha ntarushwa. Uwiteka arabikoze. Kandi ibi bintu biri aha bihanduyemo, dore ibi bintu bihora bimeze nk'ibiro wikoreye. Ibi bintu by'ibitono uhora wikoreye, ibi bintu baguhaye kubera iyi myuka y'ibishanga ritagira imbabazi. Ibi bitugu ariko se ntabwo wowe uba ubyumva ko biremereye? Urabyumva ukabura uko bijya, ukayoberwa ibyo ari byo. Ariko reka nkubwire ibyo ari byo. Ni ibihato bari barashyizemo
uwiteka ari kubikuramo numva hejuru bosaya kita bosaya mukomere uwiteka amashyi menshi cyane. Haguruka n'uwo mugongo mukoreho. Dore uwiteka ahanduye aha hantu ndimo ngenda nkora ahanduyemo ibintu bashyizemo wari uhaditse hamwe no kunama wagira ngo ufite wamize inkoni. Dore uwiteka akuyemo ibintu aha hantu. Mumuhe icyubahiro uwiteka akoze. Ese hashize igihe kingana iki aha hakurya? Ntabwo ari kinini cyane. Ntihakurya nk'inzoka, ntihakurya nk'igifu, ntihakurya nk'umuntu utanyweye amazi. Ibi bintu byakuryaga ahangaha rero kankumenera ibanga ni ibintu wariye. Dore uwiteka arabimanuye. Hereza ayo mazi, hereza ayo mazi, mbituma amazi nyogereza mubwira nabyo muri toilette. Mu mbaraga n'ubushobozi wampaye bwo gusengera amazi agahinduka amaraso, iki kintu nkimanuje aya mazi hanyuma nyiracyo kimusubirane kivuye muri toilette mu izina rya Yesu, amen. Ayo mazi uve hano yanyweye amazi mu izina atakutaya bosaya tera bosaya tera. Haleluya, haleluya. Aba bantu batatu, Amina. ese umaze igihe kingana gute urwaye umutwe? Wowe cece umwana kinini cyane, zana nkwereke uwo mutwe nkwereke. Arambwiye ngo umutwe amaze igihe kinini cyane awurwaye. Fungura nkwereke. Mu izina rya Yesu uyu mutwe ndawusengeye mu mbaraga n'ubushobozi mpabwa na Yesu. Mbikoze mu butatu, Imana Data, Imana Umwuka Wera. Ayo mazi yapfundikiye. Aha niho ukurira ukumva ugiye gushwanyuka n'amenyo ukumva aratonekara ahantu yarashize. Uyu ni umutwe bakuroza ariko nyirawo ndaje nkumusubize ajyane ibye. Mana mu izina rya Yesu uyu mutwe w'umurogano guhera iyi tariki, guhera iyi saha n'uyu munota ntabwo uzongera kumurya. Zamura ikiganza cy'iburyo uvuga ngo ntabwo uzongera kundya. Subiramo ngo uyu mutwe ntabwo uzongera kundya. Ongera kandi uvuga ngo uyu mutwe ntabwo uzongera kundya. Ese kiriya gitenge kirimo ikirabyo cy'umutuku uheruka kucyambara ryari? Ejo bundi waracyambaye. Noneho aya mazi ugenda uyamesheshe kiriya gitenge, ibintu bashyizemo biramenekana n'ayo mazi. Haleluya! Hari ibintu bikunywa amaraso ugira n'inzozi mbi. Ugira inzozi mbi baguha inzira usa. Ibi bintu bikunywa amaraso bikagumpobera sha, abandi babitegera indege, wowe ubibonye utateze indege. Ntabwo ibi bintu bizongera kukunywa amaraso. Izi nzozi mbi ntabwo uzongera kurota nabi, ndarahiye pe. Ibi bintu birara bikwirukankana no kubisobanura ntiwabishobora. Iyi myuka irara ikuzerereza, ibi bintu uraramo ndarahiye pe, ntabwo bizongera
ntabwo bizongera. Uwiteka agaruye uburanga bwawe, agaruye isura yawe bari baratwaye, isura yigaruriye muri iki giterane. Wari mwiza, wari umudamu mwiza utengeranye. Uyu muntu yari mwiza, afite inzobe nziza, afite uruhu rwiza, yisiga amavuta akamufata, atengeranye. Ngaho ndiraho basi, ndiraho nzafura, ndiraho rwose, ndiraho naje nabyambariye. Imana yambwiye ngo nambare ibintu bifata amarira, hari abantu bari burire. Iyi sura yawe ndayigaruye, ibi bintu batwaye ndabigaruye, ibi bihe byo mu mubiri bajyanye ndabigaruye, ibi bihe bajyanye ndabigaruye, n'ibi byo mu mubiri ndabigaruye, ubu buranga bajyanye ndabugaruye. Mana we, urakoze Mana. Muzinguriye muri iri teraniro, muzinguriye muri iri teraniro, ndamuzinguye, muzinguye mu izina rya Data wa twese. Yaraye mu buriri bwinshi cyane, uburiri bubiri bwo mu miryango, ibintu yagiye akuramo mbimukuyeho, ndamuhambuye. Zaraberewe, uri nyamibwa mu bakobwa, yambaye urugori. Nshaka ntabwo mumura niyo umuriro ugenda ko ntabwo njye nkoreshwa na wasake. Ndashaka ko twitendeka n'ubukaratika ndajya nobamo. Ndashaka ko twitendeka kuri ibi bintu bitatu: ishyanga ridafite imbabazi, iki kigoryi, n'uyu muriganya. Ndashaka ko tubyitendekaho, turamanukira ku byo muri karitsiye, twambukire ku by'aho tuvuka, dukomereze ku by'aho twashatse, dukomereze ku by'abo twiganye. Tugiye kurema intambara, tugiye kohereza ibifaru bitari busiga akantu mu kirere, tugiye kohereza ibimina bitari busiga n'akantu kangana urwara. Mama ndakumvise, ndakumvise mbwira mama ko uyu mubyeyi agiye kubyara nta bukene. Ndakumvise mama mbwira ko uyu mwana aje ari umugisha. Mama ndakumvise pe, bijyawe ndaryumvise. Uyu mwana agiye kukwikora mu buzima wari urimo. Mana wenda kumvise pe, reka mbabwire, tugiye kohereza ibimine bitari busiga ikibazo mu kirere, kuko ibitagera mu kirere turamanuye.
ibigutanga binyuze mu mpande enye z'isi ndamanuye ibikurwanya biturutse ikuzimu mfatiyeyo ibinyura mu muyaga mbifashe ndumva yababa we bashaka kwipanga mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri nkavugana n'ikibazo gitumye uyu mugabo amara imyaka ingana gutya mu bukode kandi buri kwezi akora ndumva ashaka guhangana n'iki kintu gitumye uba umushomeri kandi uzi guhamagara abakiriya ndashaka guhangana n'uyu mwuka kwitendetseho kugeza izi saha ukaba uhinga ukihinga muri tayari papa muri tayari ku buryo mwiteguye ko tugiye gusaza dukize ubukira biraryoha ndogo yangu ikintu nabonye ubukira buraryoha ugerereze zamaze abana banjye niba mushaka batari kushaka ziratuma mama tugende turabakira ese ubyibukuye kuki mwana watireba nikiye kuri kompiyuta ndumva nshaka ko umuntu wese ushaje avuga ati narishaje ntakize ubu byahindutse nahageze nukuvuga ngo iki gitutsi bagutuse ngo uragapfa udakize tugiye kukibafungira muri amverope y'umwuka wera ni itegeko ko aho nakandagiye mba ndi kumwe n'uwiteka ibintu birahinduka ntabwo ari ukubeshya iminsi maze i Burundi kuva ku itariki 16 kugeza ku itariki 4 nari mu gihugu cy'i Burundi mpavuye binjiye mu kazi umushumba ari kumbwira ati garuka unsabira abakirisitu abandi wabahure mu kazi kuko mu bintu nzirana nabyo n'ubushomeri n'ubukene ibintu ndabyanga kandi ikintu nanga Imana ifasha kucyanga nzirana n'ubushomeri n'ubukene ibi bintu nzirana nabyo nta mpamvu ntabwo mwavukiye ubukene ukenera Kigali sha tera haleluya numva we butumwa sinjya nsenga abashumba n'abapasiteri bahari ariko umunsi mu mpamahirwe nsenga kuko ndumva ngiye gusenya ndumva meze nk'ikimine kigiye gusenya ndumva ngiye gusenya ndumva ngiye guhirika kandi reka mbabwire ye bintu byo guhirika mbifitemo uburambe guhirika igiti ndi kumwe n'umugabo wanjye nimugira ngo ndabeshya ndakikwereka muri telefone merutse kukireba ndabwira papa none iki giti ntibakidongereye ibintu nari kusanzwe uzi ko washatse umugore w'inkumi ngiye kukirandura ndabanza nikata nyagira ngo ndakina ndikata njya hariya mpamagara umuyaga uturutse hariya ngira n'undi uturutse hariya ntimufatanye mpamagara imvura itari burenze iminota 5 mpamagara inkuba n'imiyaga byaje mu munota umwe kirandukana n'imizari igiti cy'inganzamarumbo bitamamagara nyirazo niranguka nyitanyura urupangu n'insinga z'amashanyarazi kirimo hariya ariko uwo munsi umugabo aramwaka ijomba n'ubundi usanzwe uri mwiza hari iminara numva ngiye guhirika aho bakuzingiye ngezeyo aho bagutabitse ngezeyo aho bakumanitse ngezeyo urugo rw'umupfumu ngezeyo urugo rw'umurozi ngezeyo Amina. Tugiye kugaba ibitero nta mikino n'abagore nta mikino ntabwo mubona abadamu mu muhanda batwaye imodoka nawe uri gupacapata dore impano uri muhanuzi muri wowe irabomotse impano y'ibitangaza ibomotse muri wowe Amena. gusengera abantu mu izina rya Yesu dore Imana igiye kugukoresha ibintu bikomeye kandi ntuzifushe ubusa
ibintu Imana ijya kugukoresha birenze uko utekereza uramenya utazapfusha impano gusa nk'abahanuzi b'i Kigali ubona impamvu abataliyani bandeba bakanegera indege nuko ntigeze ndisha Imana umutaliyani aretse kundeba mwana atumva ibyo mvuga abwira umugore ati uno muntu nazi nurira indege ndagenda mageze navuga bajya gusemura ati nimumureke ntabwo mbyumva ariko nagumya avuga nawe itakavuye ko nzatungwa n'akanwa bose urumva narahavuye n'akantu kaha reka duhirike dutembagaze iminara yose y'abadayimoni ituma udatera imbere turahiritse ibintu byo mu miryango utagizemo uruhare na n'ubu uracyarwana n'indagu zo kwa nyoko utaramutumye uracyarwana n'imyuka bagiye kukuraguriza utarabatumye uracyarwana n'imyuka yo kwa nyogosenge bagira indahiro n'abapfumu n'abakonikoni ntiwari wabatumye n'ubu ibi bintu uracyari konegite nabyo ndahiritse ndashaka kugusharirira nkagutandukanya n'igisekuru cy'iwanyu kuko gifite imiziro myinshi igisekuru nacyo gifite imiziro myinshi cyane cyane wowe igisekuru cyawe uvuga gifite imiziro myinshi ariko urayitambutse tera intambwe ebyiri urabirenze nushaka yagurire fanta nutaka Gosaya ndagushaririye mu izina rya Yesu ngutandukanije n'imyuka ya karande izi ndwara barwara ngo na hereditaire simikambukiranya n'ibindi bikambukiranya ngutandukanije nabyo mu butwara Imana yamaye n'ubushobozi ngutandukanije n'uyu mwuka w'iwanyu wo kutaremya ingo ndagushaririye uyu mwuka utuma utubaka ngo usazane n'uwo mwashakanye ngutandukanije nawo mu izina rya Yesu uyu mwuka utuma nta terambere riza ngutandukanije n'uyu mwuka mutere haleluya n'abatandukanije heri intambwe rimwe kabiri uzamura ikiganza dusenga rimwe kabiri ntuzirenze buri muntu agiye kwisengera asaba ibintu bikomeye ikintu ngiye kurwana nacyo ngewe mutega amatwi mu nyumve mwebwe mugiye gusaba ibintu biremereye ibisubizo biremereye yewe ngiye kwinjira muri aba bantu batatu kubahirika ku buryo ibi bintu ugiye gusabira hano uzabitunga izi mbaraga zibirwanya narangije kuzihirika turakoresha iminota 2 yonyine mu gusenga Mana nyiringabo ndahirika aba bariganya muri 2024 ndahirika izi njyaga n'ibi bigoryi ndatambagaza iminara y'irishanga ritagira imbaraga aba bantu mbinjije mu mwaka wa 2024 badacanye bafite amafaranga menshi bafite amamodoka menshi bafite amasambu menshi bafite amazu manini bafite ubuhembo menshi haleluya bari mu ngo zabo haleluya izi ngo bazitoye ubura shetekika
Imana tuzamurira nkoraho mu mutwe yego haleluya amina 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 ndabyakiriye byose ndabyakiriye amina amina ndabyakiriye tugiye gutanga dufatanyije n'amakorari turatera ikorasi twinjire muri mwanya Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Shimire rurakiranuka. Yawe neza.